Nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze mwebwe dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka nga kuri icano. Muraba umugisha kandi muraba agaciro keshi cyane. Uyu munsi tujye kugana ku kintu gikomeye cyane, ni ikintu gikunze kubaho mu buzima bwa buri munsi. Gikunze kubaho kandi kigasiga ibikomere byinshi cyane. Kuba icyasiga ingo zisenyutse cyangwa se kigaba cyatuma imitima yangirika mu buryo bukomeye cyane. Ni ikibazo giteye gutya. Ese kubera iki abashakanye bacana inyuma kugeza ku kigero cyo kuba batandukana? Hari igihe bitangira ubona ari utuntu dutoya ndetse tunoroheje cyane, ariko uko bugiye nuko bwije ugasanga ni ibintu biri kugenda bihindura isura, bikavamo ikintu gikomeye cyane, ndetse bikarangira iki kintu gikomeye kije kuba cyasenya umubano wanyu cyangwa se kuba cyasenya urugo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe zimwe mu mpamvu zishobora kuba zabitera. Zimwe mu mpamvu zishobora kuba zatera iki kibazo cyo gucana inyuma kugeza ku rwego rwo kuba abantu batandukana cyangwa se kuba urugo rwasenyuka. Birakwiye cyane yuko izi mpamvu wazumva, kuko numara kuzumva uraza gusanga hari ibintu byinshi ukwiriye kuba wakosora kugira ngo umubano n'umukunzi wawe cyangwa se umubano n'uwo mubana urusheho kuba wagenda neza cyane. Biragatsindwa kuba muri karitsiye wajya kumva ngo runaka na runaka ngo batandukanye, ngo bapfuye iki n'iki. Tekereza, mufite abana umwe cyangwa se babiri, ariko mumenye ko abo bana nabo basigaye mugenda gakomeye cyane. Noneho habayeho n'igisebo gikomeye cyane ku muryango nyirizina. Ntabwo bikwiriye. Reka tubane muri iki kiganiro kandi kirajya kurangira wamaze kumenya ibyo ukwiriye kuba wahindura cyangwa se ibyo ukwiriye kuba wakwirinda mu rwego rwo kugira ngo ukomeze kugira umubano mwiza n'umukunzi wawe. Impamvu ya mbere ni iyi ngiyi: kutumvikana mu by'imibonano mpuzabitsina. Iyo umwe mu bashakanye atanyurwa cyangwa se atumva mugenzi we ko amwitaho muri ubwo buryo, atangira gutekereza uburyo yabona cyangwa se uburyo yashakamo umuha ibyo akeneye. Bishatse kuvuga iki rero? Kuganira kuri iki kibazo ndetse no kugerageza guhazanya mu mibanire ni kimwe mu bintu byubaka urugo ndetse n'urukundo rukarushaho kuba urukundo rwanyarwo ndetse rukomeye rufite imizi imeze neza. Ikintu cya kabiri cyangwa se impamvu ya kabiri ni ukubura itumanaho ryiza cyangwa se kubura ibiganiro hagati yabo bihagije. Iyo abantu bashakanye batakibasha kuvugana neza cyangwa se bakaba batagishobora kuba basangira ibitekerezo nk'uko bikwiriye, uko birushaho kugenda bitinda buri umwe atangira gutekereza uwamufasha kumva ibyo atekereza, ari naho ya nzira yo gucana inyuma cyangwa se ya nzira yo kuba umuntu yatangira kugenda ata urugo rwe ari uko nguko itangira. Ibiganiro ku bantu bubatse urugo birakenewe cyane kurenza uko watangira gutekereza uko ukwiriye kujya kubishaka hanze y'urugo rwawe. Impamvu ya gatatu ni iyi ngiyi, ariko ni munyemerere tubanze twakira abantu bashyashya kuri ino channel kuko ni ibintu by'ingenzi. Abantu bashyashya se murahari? Nimba muhari turabakire kandi tubahaye ikaze. Umuntu mushyashya ni umuntu utaramara gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe kuri ino channel uyikande kandi bikagufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ahanga ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ni muri rusange niba wageze ahanga kandi ukabukunda ibiganiro dukunda kukugezaho, ni wirengageze gukanda like kuri ino video, kandi niba ari igitekerezo wumva waduhereza yaba mu byo tumaze kuvuga n'ibyo turi kugenda tuvuga, utwandikiye ngo muri comment turagusubiza, turushaho kugenda dukomeza kwagura ibiganiro byacu tunaganira. Murakoze cyane. Kadukomeze n'icya gatatu cyangwa se impamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu ni ukutubana ndetse no kutesha agaciro. Iyo umwe atagishima cyangwa se atacyumva mugenzi we amufata nk'ubusa, urukundo ahangaha rurakonja cyane. Ibi rero bishobora gutuma umuntu yitekerezaho, bigatuma anafata imyanzuro gutangira guca inyuma uwo bashakanye. Ahangaha rero mukwiriye kumenya aka kantu ko umuntu ushima uwo bakundana ari we umufasha gukomeza kumva ari uw'ingenzi, ntabwo ari uwo kumuca intege no gutuma yumva yigunze. Ikiganiro cyacu kirakomeje, tugeze ku mpamvu ya kane. Turi kugenda twihuta kuko ntabwo nifuza ko ino video iza kuba ndende. Impamvu ya kane ni ibibazo by'amafaranga. Igihe hari ubukene cyangwa se umwe atuzuza inshingano ze z'ubukungu, bamwe bashakira hanze aho babona ibibafashe cyangwa se ubuzima buboroheye. Ariko icyo nakubwira kuri ino mpamvu cyangwa se kuri ino ngingo ni uko ibi ngibi bituma urugo rusenyuka ndetse burundu. Icya gatanu ni uguhorana amakimbirane. Igihe urugo ruhora mu makimbirane adashira, umuntu ashobora kwishakira amahoro ahandi. Ariko icyo nakubwira nuko ari ngombwa gukemura amakimbirane hakiri kare bitaragera ku rwego rwo kuba umuntu yatangira gutekereza kuba yakishakira inzira hanze y'urugo. Impamvu ya gatandatu ni ukunanirwa kwihangana ndetse no kutagira ukwizerana. Hari igihe umwe akora ikosa hanyuma mugenzi we ntaryihanganire. Muri uko kutaryihanganira rero hari abahita bakora icyo bita kwihorera cyangwa se mu buryo bwo kwihimura, ibibazo bigatangira gufata intera.
Reka dutange nk'urugero, birashoboka cyane ko wenda umenye ko umugabo wawe yaguciye inyuma, hanyuma muri kwa kumenya ko yaguciye inyuma nawe ugahita uvuga ati nanjye ngomba guhita mfatiraho rwose kuko ibi ntabwo nabyihanganira, ugahita ufatiraho nawe ugatangira urugendo rwo kumuca inyuma. Ntabwo ari uku nguku byagakwiriye kugenda, biranashoboka cyane ko wamuganiriza bikarangira biretse burundu, kandi nubwo atabireka ntabwo icy'ingenzi nawe ari guhita ufata uwo mwanzuro, kuko gucana inyuma ntabwo bikemura ibibazo, nta nubwo bikemura amakimbirane, ahubwo iyo ukomeje kubikora cyane usanga byongereye ibibazo, ari nabwo usanga rwa rugo rwanyu rusigaye ku manegeka. Impamvu ya 7 ni inshuti mbi ndetse n'abajyanama batari beza. Abantu bamwe na bamwe bisanga mu makosa kubera amakosa y'inshuti zabo cyangwa se inshuti mbi bafite. Hari igihe uba ufite inshuti mbi pe, usibye ko burya ngewe naje gusanga kuba waba ufite urugo ugasanga utangiye kujya ujya kugisha inama ku bandi bantu, nabyo ni ubugwari. Ugasanga izo nshuti mbi zikwigishije uburyo ugomba nawe kujya uca inyuma umukunzi wawe, aho kugira ngo zibe zakwigisha uburyo ukwiriye kuba wakubaka urugo rwiza, ugasanga zirakwigisha kurusenya. Izi nshuti mbi rero nazo muba mukwiriye kuzirinda, kuko nta kindi ziba zizabazanira aba ari ugutandukana. Niba wiyemeje kugira inshuti, gerageza guhitamo inshuti muganira neza ndetse zikungura inama. Icyamuraye turi kugenda dusatira umusozo ni ukunanirwa kubana nk'inshuti. Iyo abashakanye batakiri inshuti, urugo ruba ruri mu kaga gakomeye cyane. Urugo rukomeye cyane ruba ruri hagati y'abantu babiri bishimira kuba hamwe no kuganira buri munsi. Impamvu ya 9 turi kugenda dusatira ya nyuma ni iyi ngiyi, ni uko hari igihe kigera ngo ugasanga umwe mu bakundanye arahezwa cyangwa se arakumirwa mu rugo. Hari igihe rero umwe mu bashakanye aba yumva atakitabwaho, atacyubahwa cyangwa se atakitabwaho mu buryo bw'umubiri ndetse n'ubw'umutima. Iyo amaze kubibona gutya rero bituma atangira gushaka umuntu wo kumuha icyo yabuze, hanyuma ari nabwo hatangira gukorwa urugendo rwo kuba yatangira guca inyuma uwo bashakanye, ariko ugasanga uburyo atangiye kumucamo inyuma biri guturuka mu bo aza asanga cyangwa se mu bari mu rugo hagati. Icya 10 aricyo cya nyuma cyangwa se impamvu ya 10 ariyo ya nyuma, kutagira Imana hagati muri bo cyangwa se mu ruhande rwabo. Iyo Imana itakiri umusingi w'urukundo rwanyu, murahinduka mwembi. Iyo umutima utagisenga cyangwa se ngo uyoborwe n'ijambo ry'Imana, urukundo rwanyu cyangwa se urukundo rw'abo bantu rujya mu nzira mbi cyane. Turi gusoza, reka dusose nkubwira ko urukundo rwo ku isi ntabwo ari urukundo rutagira amakosa, ahubwo ni urw'abantu biga kubabarira, kumva ndetse no gusenga. Iyo ushaka kubaka urukundo ruramba, ujye wibuka ko gucana inyuma atari igisubizo, ahubwo ari intandaro yo gusenya icyo mwubatse imyaka myinshi cyane. Reka ngushimire aho twatangiranye kino kiganiro, tukaba tugeze ku musozi tukiri kumwe. Imana iguha umugisha, wakoze cyane. Reka ngusabe niba utakanze reka kuri ino video ugenzure niba utayikanze uyikande. Ikindi kandi niba uri mushyashya twakwakiye twaguhaye ikaze, ariko ugenzure niba amaze kwanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri channel. Mwakoze cyane, ndabakunda. Imana ibaha umugisha. Reka tuze kurira mu zindi video zitandukanye zikunda gutambuka ngaha kuri channel. Bye, mbakunda cyane.